Uyu munsi tugiye kwiga software yitwa Cinema 4D. Iyi ni imwe mu masoftware meza cyane agezweho, mu masoftware mashyashya, mu masoftware azwi akora ibintu bijyanye na 3D. 3D ni imwe mu bintu abantu benshi bibaza ati se nize software zibikora cyangwa niyo software yabibikora neza cyane. Rero iyi software yitwa Cinema 4D, iyi software ikora 3D neza cyane kandi mu buryo bworoshye, nta bintu byinshi bigusabye, bitagusabye ibintu se ngo ni software ngo zino bishyura. Oya, iyi software ni software wasanga ahantu hose, unanayishaka ukaba wabuze uburyo wayibona, wanyandikira muri nimero ziri hasi muri description urebemo, urabonamo nimero zanjye, wanyandikira kuri WhatsApp nayiguhereza neza cyane, nawe ukazajya uyikoresha cyangwa nkakwereka ahantu wayikura. Iyi software nawe ukayibona, ntabwo ari software yigoye, ni software aba ari gato cyane, kaba gafite nka megabyte 200. Urumva ni akantu gato cyane ku buryo kakohereza n'utari ngewe undi wese wabibwira yabigukorera, ntabwo ari ibintu bya danger. Iyi software rero yitwa Cinema 4D, cyane ndayibwira abantu biga multimedia. Abantu biga multimedia ni section nziza igezweho kandi isaba kubuzi iyi software. Iyi software ni software nziza cyane ya cinema, ikora ibintu bijyanye n'ama 3D, ibikora neza cyane, ni software igezweho kandi ikaba irenze. Rero tugiye kwiga ibintu bijyanye gato, ubaye nubwo waba utari mu multimedia, ibi bintu nawe wabyiga, nawe ukaba umujene wakora akantu cyane nk'isoftware ku bintu bijyanye n'ubupura bw'inzu, ibi bukora neza cyane. Si ngombwa ngo ube warize multimedia gusa, nawe umuntu usanzwe wese wayikoresha nta kibazo kibirimo. Muri bino bintu nta kibazo, umuntu wese ushaka yayikoresha. Sasa rero tugiye kwiga ibintu byose biri muri iyi software, tugiye kwiga ibice byose bigize iyi software nyine, ku buryo nawe watangira ukaba wakikoreramo akantu kawe, nawe ukaba watangira kuyikoresha nta kintu bikugoyeho, nta kintu bisabwa. Rero ubu gutya igifunguka, ukifungura iyi software, urabona ino ni interface uhita winjiramo. Iyi interface rero uhita winjiramo, nta kindi kintu bisaba, ni ukuba uyibona gutya. Mbega hano ubu utarafungura ikintu na kimwe, hano urabonamo ubuntu bwinshi cyane. Nibwo tugiye kureba utu tuntu twose, tuno twose uri kureba hano twose tugiye kutureba, tumenye iti buri kantu gakora iki ngiki, ku buryo nawe ubwawe nawe wakikorera nyine bitakugoye. Kandi hano bw'iyi software yigoranye, nicyo cyiza cyayo. Iyi software ntabwo igoranye, ntabwo isaba ibintu byinshi, kandi inakora animation mu buryo bwiza cyane. Abantu bavuga ati animation iratugora, iyi software ibikora neza cyane, ntabwo ari ibintu bigoranye, ntabwo ari ibintu by'imbaraga, mu tuntu tworoshye cyane nawe urakora. Reka rero dutangire tureba ibi bintu biri muri iyi software, tuduce izi tools zayo, tureba ati buri tools ikora ute, ikora iki. Ndaje nkwereke tools z'ingenzi umuntu wese agomba kuba afite akoresha. Mbere na mbere hari ukuntu utangira umanura, mbega se bumvuge sayiko, utangira mbega ikintu utangira ukoramo shape y'ikintu ushaka gukora. Ngiyi hano uraza hano, ushatse wakanda right click cyangwa ukanda hano kuri kano kantu gutya, ugakanda ukagumishaho, ukanze left click ukagumishaho, utubona cycle zose. Izi cycle rero zino zose uri kubona hano nizo cycle ukuramo shape y'ikintu ushaka. Iyi software ifite utuntu twinshi cyane, bisaba ngo witonde urkwitegereze neza cyane ubashe kumenya nyine nawe. Reka rero dore shape abantu benshi bakunda kwikoreshereza nyine bitewe n'ikintu umuntu aba ashaka kwikorera, ni iyi shape yitwa cube. Iyi shape yitwa cube niyo shape abantu benshi bakunda kwikoreshereza nyine ushaka gukora shape y'ikintu ushaka. Reka nze tuyikandeho. Hano uhita uyikandaho gutya, ihita ifunguka, urayibona hano ihita imanuka. None utu tuntu tw'umuhondo urabona uba ushaka kuyongera ingano, hano ni muri uburyo mu mpande iri bube ingana, hano naho ni mu yindi mpande uburyo iri bube ingana, hano naho ni mu yindi mpande, hano naho ni mu burebure ukuntu uri buze kubireshya. Byose nibyo nyine uba ugenda ukora muri no software. Ntabwo ari ibintu byinshi bigoranye, ni ibintu byoroshye, nawe urabireba, ntabwo ari ibintu bigoranye. Mbega abantu bazi layers, abantu bize za Photoshop, za Premiere, za After Effects, za Illustrator, bazi ikintu cyitwa layers. Rero umuntu wese waba utazi layer, ni ahantu nyine warenjingira uburyo project yawe iri kugenda, nyine uburyo ushobora kugira
kuyikandaho ikayizimya. Ureba nka hano ukanzeho kuri buno bujisho buno buri hano, ukanzeho gutya kaka icyatsi, wongeye gukandaho kaka umutuku, ubu yigize nka hide. Abantu bazi za Photoshop waba ari akajisho gakanzeho ubu yigize hide. Noneho hano naho iyo ugiye kuyihayidinga ukandaho rimwe kakaka icyatsi, ubwa kabiri kakaka umutuku, ubu yihayidinze. Dore nk'ubu kuyihayidinga urongera ukagakandaho ihita igaruka, kongera kuyihayidinga ukandaho k'icyatsi rimwe kakaka icyatsi, ubwa kabiri kakaka umutuku, igahita yihayidinga. Ubwo urabona nta biba ukiri kubona. Mbega ibi nabyo turabimenye uburyo izi layers nazo ziba zikoramo z'iyi software. Hano urabona hano ya structure hano twabonye ko buno buboro bwacu ushatse hano nyine niho yongerera size cyangwa akayigabanya. Noneho rero reka nze mbereke niba ushaka gutya tuno utwo twakoreshaga ni tuno tw'umuhondo. Noneho rero tuno tw'udufresh ni ukuyizamura ukayijyana aho ushaka, kano ko mu mpande nako ukuyijyana aho ushaka, ntabwo ari ukuyongera. Wibuke ko bitandukanye yuko kano k'umuhondo tuno dusa umuhondo ni ukongera, kano gasa tuno tw'udufresh ni ukujyana, ni ukuri moving ukajyana aho ushaka, ukabayiha aho ushaka. Noneho rero reka kano ko kwibandaho. Nimba uri kubona utu tuntu tw'uturongo turi mwahangaha, utu tuntu tw'uturongo uri kutubona mwahangaha. Noneho utu tuntu tw'uturongo kugira ngo ino ntuza yawe wamanuye kugira ngo ibirimo neza ino cycle yawe, nuko uyizamura hano ukayigeza hano gutya, nibwo ibirimo neza. Warangiza ukagabanya aho ushaka uko uri buze kubingana. None reba ikintu rero nshaka no kuberekaho hano gituma ukontrola neza project yawe. Aka kano uri kureba kano kameze nk'akazeru nk'udufresh turebana, mbega ni nk'ako ariko navuga. Kano kandi ikintu gafasha ugakandaho ukamuvinga, mbega kano gashaka kwereka impande zose, kuko umenye ko icyo uri gukora ni 3D gitandukanye na 2D. 3D uba ureba impande zose. Reba rero aka ngaka niko kagufasha kureba impande zose, ese impande zose zirangana ute, zimeze ute, ziragenda ute. Kano niko kabigufashamo. Noneho rero aka ngaka kameze nk'akambi, kano kameze nk'akambi. Kandi ikintu kagufasha, kanze nkwereka ikintu kagufasha, kandi ikintu kagufasha ni zoom in na zoom out. Kano kagufasha kuzoominga no zoom in na zoom out, nicyo kintu kagufasha kano kantu. Kano rero aka ngaka kano kagufasha kugira kumuvinga ariko utazenguruka nyine, kumuvinga left and right. Mbega kano kagufasha left and right yonyine gusa, left and right. Kano nicyo kintu kagufasha. Aka ngaka kano wibuke ko kano kagufasha zoom in and zoom out. Aka ko kagufasha rotation, kumuvinga nyine ikintu kikizenguruka, rotation nyine kakagufasha kumuvinga uyizenguruka projet yawe ureba impande zose neza cyane ukuntu zingana. Ndumva hano tugeze turi kugendana neza cyane akantu ku kandi. We ntucikwa, wongere usubiremo video yawe, wongere urebe, ntucikwe akantu na gatoya, kuko iyi software izagufasha cyane mu buzima bwawe. Uzagenda ukenera ubuntu bwinshi nawe akikorera bidasabye ngo wishyure, bidasabye ngo ujye kwishyura, kuko ibi ni ibintu bigezweho cyane ahantu isi iri kugenda ijya ahantu muri technology. Buno buntu n'ubuntu bwagenda bugufasha cyane, none cyane ku rubyiruko, ku bantu b'abanyeshuri. Utu tuntu twagufasha cyane nawe ukazajya utwikorera, cyane ko iyi software ntiragera mu Rwanda ngo ikore cyane, ntabwo ikoreshwa ahantu henshi, ikoreshwa ahantu hake cyane. None rero utu tuntu urabizi ko ari two tudufasha gukora ingano y'iyi shape yacu turi gukoresha. Iyi shape yacu turi gukoresha, aka kantu ko kagufasha kuyihereza ingano ushaka. Turi kugendana, nizere ko turi kugendana akantu ku kandi, nagira akantu kagucika kabisa. Tukomeze tugendane akantu ku kandi kabisa. Sasa rero utu tuntu twose murabona twamaze kutumenya. Hano hari iki gice kino aka kantu ntaberetse, urabona nugakandaho gutya software yacu irahita yicamo ibice 4. Hano hari igice cyitwa right. Duhere hano right. Ubwo hano nyine iki gice cya right ni iburyo bwa ya projet yacu. Mbega hano turi kureba impande zose. Right hano ni uburyo bwa ya projet yacu, iburyo bwayo. Hano front ni imbere, handi imbere turi kureba. None hano top ni handi hejuru yayo ya projet yacu, handi hejuru yayo, hejuru mo hano hejuru. None hano rero
hano ino perspective ni ya projet yacu nyine turi kureba neza, mubyibuke neza. Hano nzabereka akamaro k'aka ngaka nitubigeraho nabyo. Mwebwe mukomeze gusa kunkurikirana, mukore subscribe abantu mutarayikora, kugira ngo tujye dukomeza kugenda nuzanareba n'ibindi bintu byinshi. Software ikora ibintu byinshi cyane, tubirebana tunakora n'amaprojet agiye atandukanye menshi cyane. Wongera ugakandaho, urabona hano dukanze tugarutse tugiye kuri ya projet ya top andi hejuru, kongera ukikandira hano kugira ujye hano ukandamo, hano ukandaho ugatuza kongera ugakanda hano. Sorry gato, hano ya projet yacu urabona hano tuyikanzeho, uhita uza ugakanda hano kugira ngo ujye ku gice ushaka. Twagarutse kuri ya projet yacu kubibona none kugira uringanize neza kano kantu kacu gutya neza, gutya hano hasi kaba gateretse hano nibwo uburimo neza nyine ku buryo bwiza, ibiteretsemo neza cyane ya projet yacu neza cyane gutya hano ibirimo neza. Sasa rero iyo ukanze hano uri kureba hari utuntu tubiri dufite akantu kameze nk'aga fresh yitwa make editable, ni kano kaboro. Iyo ugakanzeho gutya ntabwo wongera kubona bwa buntu bw'umuhondo nimba ubwibuka gutya, hano biba birangiye, ntabwo waba ugikoze ucyongereye nyine ukiyongereye ngo bikunde. Hano gutyo bamaze kubona shape yawe uburyo iri bungane. Noneho hano sasa rero hano hari igice cyitwa iki gice kino model. Ino model niyo ukoresha nyine gutya, mbega turi gukora uterura gutya, uri kubasha guterura ugakora nyine. Ino model nicyo kintu igufasha. Hano hari igice cyitwa texture. Kino gice, iki gice nzabereka ikintu gikora, nzabereka ahantu gikoreshwa, ntabwo turahagera, niyo mpamvu ubona kidafite ikintu gikora cyane. Hano hari ikindi gice cyitwa prompt, niko cyitwa. Iki gice nacyo mbega nacyo ntabwo turagera ahantu gikora, nzabereka nacyo igice kino gice gikora nacyo. Hano hakaba hari igice cyitwa iki gice, urukubona iki gice iki nacyo kanze nkwerekana nacyo ikintu gikora. Urabona hano ugikoraho, urabona utuntu tw'uturongo turi kujyaho, sinzi nimba uri kubibona. Utu turongo rero udushyiraho bitewe n'igice ugiye gukora. Se gushaka shape ushaka kongera, hano reba ukanzeho hano kuri kano karongo ukongera, reba ukuntu shape yawe nyine uhita uyihereza ukuntu ushaka. Sasa rero ibintu bipfuye ukora control Z ugasubira inyuma. Control Z ni ugusubira inyuma. Ibyo tubigendanemo neza nk'umuntu w'umupro. Control Z ni ugusubira inyuma, ntabwo ari ibintu byoroheje cyane, ntabwo ari ibintu bigoranye nk'umuntu w'umupro. Control Z tuba tubizi ko twese ari ugusubira inyuma. Hano hakaba hari ikindi gice cyitwa polygon. Iyi polygon rero niyo nshaka twigaho uyu munsi, inakora ibintu byinshi cyane. Iyi polygon tugendane neza. Iyi polygon ikora ibintu byinshi. Urabona hano nuyikandaho urahita ugira hano, naho wayikandaho igati selecting ahantu ishaka. Iyo nyine ubwayo iyi selectingira igice ushaka, buri ruhande rwose ushaka. Urabibona iyo iyi selectingira buri ruhande rwose ushaka rumwe. Hejuru hose. Umuntu uzagira ikibazo rwose ajya nyandikira muri comment ambwira ahantu afite ikibazo twakosore. Sasa rero aka kano ko guteranya, aka sinzi nimba uri kukareba, kano ko guteranya, aka ngaka n'aka ngaka. Kano rero urabona dukanda hano tugafunga twa tuntu k'umuhondo twagiye. None aka ngaka iyo ugakanzeho kano ikintu kagufasha gahita kagarura bwa buntu bw'umuhondo bwa nyine buhita buhinduka gutya, butuma umuntu azuminga acyongera akagihereza uko ashaka, akakigira uko ashaka. Nyine ni ibintu byoroshye cyane. Hano rero ikintu tugiye gukora, wenda reka dukore nk'idirishya, urugero nk'idirishya ry'inzu. Idirishya ry'inzu murebe ukuntu umuntu yabikoramo akoresheje ino software, kandi ibintu bikaba bimeze neza cyane. Umuntu uhituza hano, urabona hano ino polygon niyo igufasha guselecting igice ushaka gukoraho kuri ino shape yacu, kandi dushaka ino shape y'imbere. Shape y'imbere mwibuke ko ariyo dukeneye, kuko tugiye gukora idirishya nyine, kandi urabizi idirishya turashaka kubanza gukora hanze ukuntu haba hameze nyine uri outside.
uri outside y'idirishya ukuntu nyine uba ureba, ukandaho gutya kino gice urabona kiselectinze, nyine uragiselectinze, noneho ugahita ukora right click, reba intuza zose baguha, noneho uhitamo ino roof cut. Iyi roof cut sinzi nimba nawe uri kuyireba, iyi niyo uhitamo ukayikandaho, ugahita uza mwene hano, urabona hano kino gice gutya kimeze, sinzi mba turi kugendana neza, gutya roof cut, mbega hano ibigiye gukata, hano ni ugukata kino gice kagicamo ibice, urabona uhita uza ugahita ukandaho, urabona dushaka wenda guca hano, reka tuzuminge neza, tuzuminge neza, urabona hano gushaka gucamo gutya, uhita uza ugakandaho gutya ise yicamo, none dushaka no gucamo hano hasi, hano hasi nawe tugira gutya, naho ukahacamo gutya, none ugahita uza ugacamo na hano, naho ukahacamo gutya, ugahita uzana hano, aha naho impande ugacamo, mbega iyi dore igice dushaka ni kino gice cyo hagati, akaba aricyo dukoresha idirishya, uhita uza ugahita wikandira hano kano kantu ko guteranya. So guys, turi kugendana, uhita uza kano kantu ka hano, aka ngaka kano akaba ariko selectinga konyine ukakandaho, urabona kiselectinze konyine, nta kindi gice na kimwe wigeze uselectinga. Noneho hano ikintu uhita ukora right click, abana right click, hano hari igice cyitwa fade, nawe sorry extrude. Iki gice hano hantu sinzi nimba muri kuyireba, uyikandaho gutya, uhita uza ugahita uyikandaho gutya, hano ndaje mbereka ikintu igiye ikora, ukandaho gutya, uri kubibona. Noneho ikintu uhita ukora hano, uhita wikorera kugira ngo urebe neza ukuntu ikora, ugahita ukora hano gutya rotation gutya, ukaza ukajya hano, ugahita uza ukayifataho, ugafata right click ukagumishaho ku mashini, ugakurura gutya, sinzi urabona kari gusubira inyuma, kiri kwinjiramo iki gice, kiri kugenda kinjiramo mo imbere, sinzi mbere kubibona, wakanzeho ukajyana, sinzi mbere kubibona, urabona nkuruye gutya imbere cyajya imbere, kiracomokamo, urabona subije gutya kihinguka inyuma, sinzi mba muri kubireba, kanze dukore control Z dusubire inyuma mbibereke. Iyo ufashe hano ugakurura gutya kirasohoka, wafata hano ugakura gutya kigasubiramo inyuma gutya. Rero idirishya tugiye gukora ni ino shape yacu rifite, sinzi mba muri kubireba, murabona ukuntu ryabaye. Idirishya tugiye gukora niyo shape rifite, ntago ari ibintu bigoranye, namwe muri kubibona nyine, ntago ari iyi software, ntago igoranye, nicyo cyiza cyayo, iyi software iroroshye. Urabona idirishya ryacu twamaze mbega kuri creating shape yayo, twamaze kuyibona neza cyane, sinzi mbere kubibona, twamaze kuyikora neza cyane, iragaragara, irasa neza cyane. Hano rero ikintu uhita ukora, dukore rotation neza iri dirishya riturebe, dukore left and right gutya, none dukore zoom in gutya, none dukore gutya, ubona gutya iri dirishya ryacu turi kurireba neza cyane. Hano rero ikintu uhita ukora, tugiye gukora ibirahure, turihereze n'amabara dushaka nyine idirishya ryacu ribe rifite. Ikintu hano uhita ukora, uhita wiyizira hano ngaha, ugakanda hano kuri kano kantu, ugahita uza hano kuri create, tugiye gukora ibara, tugiye gukora amakara yacu. Aha ngaha sinzi mba muri kuhareba, hano create ugakandaho, ugahita uza hano urabona hano handitse new, sinzi mba uri kuhareba neza, hano handitse material, ugakandaho, ubona hafungutse, ugahita ukanda double click kuri ino ntuza yacu, ino mbega sibwo nabyita gute, ino material yacu twakoze, ukayikandaho double click, urabona isi ifunguka gutya, sinzi mba muri kubireba ukuntu gutya yafungutse. Yamara gufunguka gutya, sasa rero ikintu itukora, urabona hano hari kara, harimo ibintu byinshi byose tuzabyiga, byose tubimenye neza cyane. Kandi ugahita ukanda hano kuri kara,
urabona hano haje amabara, urarenjinga uyihe ibara ushaka, urabona amabara yaje. Ubu tuyihe irihe bara? Reka tuyihe akabara, kano kabara k'agahondo. Ubu tuyihe agahondo, tuyihe kano kabara, kakabara k'icyatsi kameze gutya. Noneho gutyo ubu turi gukora ibara. Sinzi nimba muri kubireba ya material yacu ukuntu iri guhita iba. Wangiza ugatuza ugakanda hano ukuramo, hano uhita ubikupa. Dore ya material yacu ukuntu hano yabaye, urabona ihita yikora neza cyane. Warangiza hano mva ikintu rero hano uhita ukora, hano uhita uza hano kuri ya polygon yacu, ino polygon ugakandaho, yandi idufasha guselectinga igice ushaka. Ubona kubera ko twagiye tuyicamo yagiye ubuce bwinshi. Hano rero ikintu uhita ukora, uhita uza ugakanda hano buri gace kose ukagaselectinga, ugaselectinga wafashe shift. Ufata shift ukajya uselectinga buri gace kose ushaka, shift ukagumishaho, ugaselectinga n'aha ngaha urashaka kuhagira, n'aha ngaha, n'aha ngaha, n'aha ngaha, n'aha ngaha, gutya nyine, n'aha gutya. Ugahita ugakora ya rotation yacu ukareba impande zose. Dore nka hano mu nguni y'idirishya urabizi ko haba hasize irangi, n'aha naho ugaselectinga, n'aha hasi hano ugaselectinga, ugahita uzamura gutya kugira ubone na hano hejuru, naho ugaselectinga mwaha hejuru. Ugahita uzana hano mu mpande, naho hano uruno ruhande rundi narwo ugaselectinga, sorry gato, hano mu mpande naho ugaselectinga. Ugahita uza hano hejuru ugaselectinga, n'aha mbega na hano, sorry, na hano ugaselectinga wafashe shift. Wibuke kuyifata ukayigumishaho mbere yuko ukanda, kuko ukanze utayifashe ntabwo byakunda. Ugacika na hano, na hano, na hano, mbega gutya nyine, n'aha ngaha gutya. Ugahita ugaselectinga gutya, mbega buri kantu kose ukamenya ko ugafashe. Wowe ugasiga gusa ahantu uzi hajya ikirahure, wowe usiga ahantu uzi hajya ikirahure honyine gusa, ibindi bice byose wabiselectinze. Warangiza ugahita ukora zoom in gutya, ukayiha form ushaka gutya. Mbega gutya urabona ko irimo neza cyane, gutya irimo neza cyane. Mbo hano rero umva ikintu uhita ukora rero, urabona ko twaselectinze ibice byose dushaka. Uhita ufata hano kuri ya material yacu ugakora right click, urabona ihisizana apply, ugahita ukanda kuri apply. Urabona ko amabara agiyeho, ahise yapplyingaho neza cyane. Gutya amabara urabona ibice byose yagiyeho kandi neza cyane, nta n'ikibazo. Hano rero ikintu uhita ukora, hano uhita tugiye gukora indi material y'ikirahure nyine, kugira ngo none dushyiremo ikirahure. Hano rero ikintu uhita ukora, uhita ukora create, ugahita uza kuri ya material yacu, cyangwa na shortcut ni control n plus n, ugakandaho gutya. Material yacu urabona ko ihise ifunguka. Hano rero ikintu ukora, nabwo uhita wongera ugakandaho double click, igahita ifunguka gutya. Noneho hano uhita ufunga kara iyo ugiye gukora shape y'ikirahure nyine, kuri kuntu ikirahure ubona kibona, ukabasha kureba, ukabona ikintu kirimo imbere mo indani nyine, kwa kundi ikirahure kiba kimeze. Uhita ufunga ino kara, hagasigara ino, urabona ino reflectance ni isigara iyi ngiyi. Noneho ugahita ukanda hano sinzi nimba uri kuhareba neza, ugakandaho ugahita uvivura kano kantu kakajyaho kakavi. Urabona ukuntu yitiba, reba ukuntu yitimera, hano ukuntu yitiba neza cyane. Noneho hano rero iyo ushaka gukora ikirahure, hano wandikamo 1.52 gutya bimeze. Sinzi nimba uri kubireba, gutya bimeze, niyo nyine shape y'ikirahure. Wangiza ugahita wongera ukagaruka hano, ahangaha ugahita uza hano handitse transparency, hano ugakandaho, reba ukuntu hahita hafunguka gutya. Hano rero ikintu ukora, uhita uza hano kuri type, hano ugakandaho,
ugacuzingamo iyi ngiyi. Iyi niyo ucuzinga mugiye gukora ikirahure, ukayikandaho, warangiza hano handitse roughness uhita uyigira 0 hano, ugahita uyimaramo yose igahita iba 0, ugahita ukuramo gutya. Noneho hano rero ikintu dukora, urabona ya select yacu, ugahita uselectinga iki gice kino cyonyine dushaka, kino cy'ikirahure. Wangiza ugahita uzongera ugakanda hano right click, ugahita uza hano kuri apply hano, sinzi imba apply muyiruzi, ugakandaho. Urabona ukuntu ihita imera, mbega hano gutya uba ureba inyuma gutya, hano ubasha guhenguza. Wangiza ugahita uzana hano inyuma, ugahita ukandaho nabwo ugaselectinga hano, ugahita wongera naho ugakora apply. Sinzi nimba uri kubireba, gutyo urareba ikintu kiri imbere n'inyuma. Gutya iki nicyo kirahure cyiza kimeze neza gutya, sinzi nimba nawe ureba ikintu kirimo imbere n'inyuma. Gutya hano ureba ikintu kiri imbere n'inyuma. Buretse nkwereke neza kugira ngo ubyemere neza ko hano wabasha kubona ikintu kiri imbere n'inyuma. Reka twongere duhite tuza hano kuri shape, dukora indi shape. Duhite tuza hano tujye kuri ino shape ino y'ikizeru nyine y'ikiziga, tuyikandeho gutya, urabona yamanutse gutya. Duhite tuza dukande kuri ino ya mbere kugira ngo tubone za size zacu, tubashe kuyigabanya, kuyongera no kuyigabanya. Niturangiza dukore ya rotation yacu kugira tubashe tunayigabanya kugira tubashe kuyishyira aho dushaka kuyitereka. Sinzi nimba gutya turi kugendana gutya uri kuyibona. Urabona layer zabaye ebyiri, iriya yari layer ya mbere, iyi dirishya layer ya kabiri ni iki kiziga tumanuye. Urabona duhite tugira gutya, sinzi nimba uri kuyireba. Urabona gutya uri kubasha kureba ikintu kirimo hano inyuma gutya. Sinzi nimba kureba urakibona, ariko urebe nitukijyana hano hari kara ntabwo ukibona mbega urakibona ari uko hano ari mu kirahure, nibwo ujya wakibona nyine, kuko ibi ngibi ni ibirahure, ni ibintu byumvikana kandi bigaragara neza cyane. Ni gutya ikirahure gikorwamo. Reka ino ntuza nayo tuyihereze kara, wibuke ko duhita tuza tukabanza tugafunga iyi ntuza iyi. None rero sasa rero iyi ntuza tugiye guhereza kara, tuyihereze nayo ya kara isa nk'icyatsi. Uhita uza n'ubundi ugakanda kuri ya kara, ugakora right click apply, ariko wibutse ko kaba kari kuri no layer, iyi layer ari iriho kugira ngo abe ariyo ijyaho kara. Ugakandaho gutya, wabona layer nayo yahise nyine ifata ibara risa n'iry'idirishya. Urabona urabasha kureba ikintu kirimo hari inyuma. Ibi bintu ni ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bigoranye, umuntu wese yabikora. Ni ibintu byoroshye kandi cyane, kandi binagezweho. Urabona ari ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza cyane bigezweho. Ugatukuru ukayishyiramo hagati na hagati kugira ngo umuntu wese abashe kuyireba. Sinzi, urabona gutya umuntu wese abasha kureba n'imbere nyine neza cyane. Rero ntuzacikwe irindi somo rikurikira. Ubutaha noneho tuziga n'uburyo wabasha gukora inzu muri ino inzu ya 3D muri ino software kandi tunagendana. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kumenya ibindi bintu byose tuba dufite, kandi tugufitiye ibintu byinshi cyane. Ntabwo uzacikwa, ntabwo uzicwa n'irungu. Buri munsi ndajya mbahereza isomo ryo muri ino software, yaba Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, ni software nyinshi cyane, zose nzagenda nzibereka. Munyereke ko turi kugendana, mwandike muri comment, mumbwire n'ikindi kintu cyose mushaka nabigisha muri software zitandukanye, cyose nabafasha nta kibazo. Murakoze cyane.